Shalom, 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 nshuti bavandimwe aho muherereye mu mpande zitandukanye, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, turabasuhuje. Shalom, shalom. Mbahaye karibu kuri Ado Vibes. Ado Vibes ni urubuga nkoranyambaga bamwe mu ndimi z'amahanga tuzi nka YouTube channel. Ado Vibes ifite umwanya ibiganiro bitandukanye, birimo ibiganiro byigisha, ibiganiro bifite inyigisho zo kubaka umuryango, inyigisho zo gukomeza no guteza imbere umuryango bishingiye ku buzima bwa buri munsi dusangiye. Ado Vibes kandi ifite gahunda y'ibiganiro bishingiye ku guhanahana ubuhamya bw'ubuzima bw'abantu ku giti cyabo, ibyo twaciyemo, ibyatubayeho, amateka yaturanze n'ibindi. Ariko ibyo byose bikaba bigamije gutiza imbaraga no gukomeza mu buzima bwacu abantu bashobora kuba bahura n'ibibazo bitandukanye, kugira ngo ubwo buhamya budusubizemo imbaraga kandi buduhe ibyiringiro bihamye by'umuryango muzima. Ado Vibes kandi ifite umwanya w'ibiganiro ibiganiro bigamije ibyishimo, umunezero, fans. Abantu turi kumwe muri ibi bihugu bituma tuba busy cyane, bituma dutekereza tukanakora cyane. Uyu ni umwanya mwiza wo gusangizanya ibiganiro nk'ibyo, bituma iyo turangije imirimo cyagihe ubwonko bwacu buba bunaniwe, ariko wareba ikiganiro kuri Ado Vibes uzasubizwamo imbaraga, uzagarura agatwenge ku maso, umutima wawe uzagubwa neza, ndetse ubwonko buzaruhuka, uryame wumva ukomeye, ubyuke ufite imbaraga zo gukomeza akazi ku munsi uza. Ado Vibes izatugezaho kandi ibiganiro bishingiye ku myizerere cyangwa se iyobokamana. Iyo tuvuze iyobokamana ni uburyo abantu twizeramo, kandi ibi byose icyo bigamije ni muri bwa buryo bwo kubaka sosiyete, imyizerere yubaka sosiyete, imyizerere ishobora kuvuga ngo njyewe kwizera kwanjye ibi n'ibi bituma ubuzima bwanjye umunsi kundi bugenda gutya. Ibyo byose bizadufasha gushyira hamwe ibitekerezo byubaka kandi bigateza imbere umuryango na sosiyete, aribyo bifata ku buzima bwa buri munsi. Waba unyuzwe n'izo nsobanuro zivuga kuri Ado Vibes, ukaba waba umwe mu muryango wagutse wa Ado Vibes, turakwakiriye kandi tukwishimiye cyane. Kora subscribe, kora like ndetse na share. Comment zirakenewe kugira ngo twubake umuryango mugari kandi uhamye, dukura. Ado Vibes, Ado Vibes.